Inshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, twongeye kubasuhuza. Nitwa Holike, nkaba ngiye kuzabagezaho ibiganiro byerekeranye n'imisoro yo mu Rwanda. Uyu munsi rero tugira ngo dukore introduction y'ibyigisho byose hamwe tuziga. Ese imisoro yo mu Rwanda uyibona ute? Uyu munsi abacuruzi benshi baracuruza ariko badasobanukiwe neza iby'iyo misoro, ndetse abenshi bagakenera abantu babafasha, ariko nyamara buriya nawe ubwawe wabyikurikiranira. Hari abantu benshi bagerwaho n'ibihano bya Rwanda Revenue Authority mu gihe batinze kudekarara cyangwa se batibutse, bibagiwe cyangwa se bitewe no kudasobanukirwa neza igihe cyo gusora, igihe cyo kudekarara. Reka rero twinjire mu isomo ry'uyu munsi. Ntabwo nifuza ko riri bumare iminota myinshi kuko ni introduction y'ibyo tuziga byose. Murakoze, reka twinjire mu cyigisho. Okay, reka dukomeze. Hano dufite introduction to taxes in Rwanda nk'uko mubigezwaho na Digital Encyclopedic Tech Limited. Part 1 tugiye kureba icyo bita tax meaning cyangwa se ubusobanuro bw'umusoro. Umusoro ni iki? Kugira ngo tuzajye kure tujye mu misoro itandukanye, byaba byiza tuganiriye guhera kuri zero. Umusoro rero ni amafaranga abaturage cyangwa ibigo bishyura leta kugira ngo ifashe gutanga serivisi rusange nk'imihanda, ubuvuzi, umutekano n'uburezi. Mu Rwanda imisoro ikusanwa n'ikigo cyitwa Rwanda Revenue Authority cyangwa se RRA. Why taxes are important? Ni iyihe mpamvu umusoro ari ingenzi? Imisoro ifasha igihugu kwiyubaka, guteza imbere ibikorwa remezo no guteza imbere imibereho y'abaturage. Kwishyura umusoro rero ni inshingano y'umunyarwanda wese. Umusoro utangwa n'abantu bafite akazi, abacuruzi, companies n'abandi bose bafite income. Niba ufite business ugomba kwiyandikisha kuri RRA. Ubwoko rero cyangwa se katurebe ubwoko bw'imisoro runaka mu masomo akurikira. Rero tuziga imisoro itandukanye, harimo VAT cyangwa TVA. Mu Gifaransa ni TVA, naho mu Cyongereza ni VAT, Value Added Tax. Tuziga n'undi musoro bita paye. Twiga n'undi witwa CIT. Tukaziga n'indi misoro bita withholding tax, rental income tax n'indi misoro yose ikoreshwa mu Rwanda, nayo tuzayiga. Niba wifuza rero amasomo yimbitse n'imyitozo ifatika, ushobora kuza Kimironko aho dukorera tukaguha amahugurwa, ndetse dushobora no kwigishiriza aho uri dukoresheje iyakure. Hari platform nyinshi, hari Google Meet, hari Zoom, hari WhatsApp, byose tubasha kubyigishirizaho bikamera nk'aho turi kumwe. Ubyifuza rero waduhamagara kuri 0788 42 67 Ntucikwe rero n'isomo rikurikira. Kanda subscribe, like na share. Murakoze, mwari muri kumwe na Holike. Ejo turabagezaho isomo rya mbere. Murakoze rero, twari turimo kubagezaho introduction y'umusoro. Umusoro ni iki? Twabagezagaho imisoro tuzabigisha ni iriya misoro yose nk'uko muyibonye. Rero niba ushaka gusobanukirwa n'ibyerekeranye n'imisoro yo mu Rwanda, wagana Digital Encyclopedic Tech Limited
cyangwa se abadashoboye kuvuga iryo jambo twabahaye impine yuko wakwivugira Digital Insight Tech, Digital Insight Tech cyangwa Digital Encyclopedic Tech Limited. Dukorera hafi ya gare ya Kimironko. Udukeneye waduhamagara kuri ziriya nomero twababwiye. Ejo rero ntuzacikwe n'isomo rya mbere. Murakoze mwe muri kumwe na Horike. Bye bye.